Wari radio ivugira nta murongo twagiraga ubwo naramuryaga twaramuryaga yangeze imbere nkabanda muturutse ndigarukika ntacyo yaza amubwira. Niba uzi ko uri umubyeyi kandi ufite umwana, niba ikintu yifuza kuba intumbero afite numva ko wamushyigikira. N'ubu njyewe niba mvuze ngo mfite impano yo kuba nakina ayo makomedi n'ayo mafilimi, ngomba icya mbere ndabanza nkabiganiriza ababyeyi kuko ntabwo ndafata indangamuntu ku buryo nabyigenda. Ntabwo wavuga ko wagiye gukina seni yo kwiba ngo bavuge ko usanzwe wiba, ariko hari ukuntu bajya mukina seni mugakina nka seni wenda yo guterera. Hari abantu rwose baba babikina no mu buzima busanzwe basanzwe babikora, agahita ambwira ati naza ubwo urahita ukora bya bindi. Ubwo yaza rero nahitaga mpagarara nk'irobo. ifirishwisho Ifi irishijwe. iki Ifi irishijwe. Yes, reka tube kaza kunje kubona natwe nizere ko bimeze neza cyane abantu muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda, nizere ko bimeze neza cyane. Turabasuhuje tubahane ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugiye tugera ahantu henshi hatandukanye tukaganira n'abantu batandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi muri kureba umutumirwa w'uyu munsi dufite aka kanya, aracyari umwana muto ariko byose aza kubitwibwirira. Mbere na mbere atangiye twibwira amakuru yawe. Meza cyane. Amazina yawe bakwita? Bamita Byiringiro Albert aka Nofe aka umwana wakoze waryo muto. Ama aka uvuze amazina menshi cyane. Ayo mazina ngo umwana wakoze iki? Umwana wakoze waryo muto aka yabivuze izina nagiye nongeraho, ariko ubundi amazina yanjye ni Byiringiro Albert nabatijwe n'ababyeyi. Ayo ni amazina aka umwana wakoze waryo mutwe. Nofe ni amazina ngiye nkoresha muri quartier cyangwa se aho nkorera mu kazi ka buri munsi. Uravuze ngo ukora mu kazi ka buri munsi ko tuntu ukiri umwana, akazi ukora n'akazi kameze gute, ukora iki? Ya cyambere ndi umunyeshuri, cya kabiri kandi nkina amakomedi ndetse n'amafilimi. Iyo ndi gukina amafilimi n'amakomedi akenshi nkoresha Nofiya ndetse n'umwana wakoze waryo mutwe. Akenshi ubwo ntago nagaruramo aya mazina banyise ababyeyi, niyo mpamvu mvuze akazi gahoraho ka buri munsi. Hanyuma ibyo turaza kubigarukaho. Noneho umuntu avuga ko ufite imyaka ingahe, wavutse ryari? Mfite imyaka 15. Ku myaka 15 utangiye gukina filime, uri umukinnyi wa filime urazwi. Niyo mpamvu natwe twagushatse. Urumva iterambere n'intumbero ufite ari iyihe muri filime? Kugera kure hashoboka, wenda umuntu nafatiraho urugero nk'umuntu mukuru nzi ukina sinema nyarwanda, navuga Niyitegeka Garasi, bamuzi ku izina rya Seburikoko. Aho ngaho nawe ufite kugera ku kigero cye hano mu Rwanda. Hanyuma reka tubyinjiremo noneho mu kiganiro cyacu kirambuye. Undi gukina filime byakujemo ryari, waba witangiye ryari? Nabitangiye ubwo nageraga ku kigo cyacu twajyaga tugira ibintu byo gukina amafilimi buri wa gatanu tukaryoshya. Niho namenyekaniye gukina namamara nyine nomereza ku ma YouTube channel agiye atandukanye. Iyi mpano wabimenye ute kujya kwishira gutoranyemo ukine, kuko tureze ko ikigo kiba kirimo abantu benshi? Waragiye ubwira umuntu abatoza agati nanjye mbare mu kiremo cyangwa arakwitoranyirije? Wapi, bitewe n'ukuntu nabaga ndi sharp mu kigo, yarabibonye ko nta bwoba nagera mu gihe naba ndi n'imbere ya kamera. Aravuga ati tugende nta kibazo. Turagenda nyine dukora komedi ya mbere niba nibuka, yaciye kuri YouTube channel yitwa Izihirwe TV. Niho byabanje guca, nuko dukomeza akazi. Mukomeje akazi, uriga, ubihuza gute no kwiga? Ndabihuza cyane kuko ubu niba mfite umwanya wo kuba nakina ayo masinema ndetse n'amakomedi, mfite n'umwanya wo kwiga. Urumva ntabwo wafata kimwe ngo ugiharire, ubwo byose ndabifatanya kandi bigakunda. Hanyuma urakina mu mukina amafilime, mugakina na za komedi. Nihe scene ikugora muri filime y'abagaye filime? Nihe scene ikugora cyane? Scene ingora nuko gukina niba ni scene mvuna kuko sinzi n'ubu iyo umuntu bavuze ngo ni umujura banumva rwose sinzi banumva ntantahura nawe, kuko iki scene y'ubujura ndayanga nuko batajya kenshi abaduha ari amarore dukinisha, ntabwo bakunze kumva scene y'ubujura kuko nabo barabizi ko nyanga. Hanyuma noneho uri korohera iyo baguhera uri kumva iyi ngiyi rwose ntabwo uraza kuntunza ni aho byangora kuko nyina amarore menshi, ariko iyo ari yo yose havuyemo ubujura njye ndayishobora. Hanyuma kumerita rore baguhaye bigutwara igihe kingana gute? Usibye
igihe gito bintwara, ariko ubundi iyo bampaye script ndebera, ubundi ibindi mfa kubona abonye icyo ndi bugendereho gituma mbona icyo ndi buvuge ngendeye ku byo tugiye gukina. Naho ubundi iyo bampaye script uwo mwanya mpita nyina ntari ibintu byinshi. Hari abandi bakinnyi bari mu kigero kimwe nawe ba hano mu Rwanda, abo ngabo baba bazi cyane? Ndabazi benshi kuko nkunda kubabona ku mbuga nkoranyambaga. Ni nk'icyo wababwira ko cyane ko nabo bari kubikurikira ikiganiro bagikurikira, nk'icyo wababwira? Nababwira nabonye abahanga mu byo bakina kandi bakomerezaho. Ndumva intumbero natwe ari imwe, nta ugamije kuba yamenyekana iwabo gusa, yakamenyekanye n'ahandi hose ku isi hose bakamumenya. Ndumva bakomereza aho ngaho bagakomeza akazi kabo kuko barabishoboye. Ni nkande wifuza kuba wahura nawe uvuga ati uyu nguyu hagati y'aba ngaba ntabwo nifuza guhura nawe n'uyu nguyu? Nifuza kuba nahura n'akana bita Fabrice kuko ari akana k'inyamasheke, kuko nakunze utugambo twinshi kavuga. Nifuza rero kuba nubwo nabonana nako rimwe gusa. Muhuye n'iki kintu wamusaba? Nabanze njya nkamusaba ari amagambo bavuga kuri YouTube channel, akayambwira face to face tukarebana gutya, akambwira ati nkajya numva turatugambo avuga niba ari we rwose urimo uratuvuga. Ni ukuvuga ngo ubwo uramutse umuntu akugije kuri Fabrice wamuhira? N'indogobe ngifite nayimuha. Kuvuga ngo n'indogobe ifite wagira ibiki wayimuha? Nayimuha. Fabrice ni iki kintu cyagutunguye kuri we? Ni umwana mutoya ukiri mutoya kandi wari ufite amagambo menshi, asubiza mu buryo hari n'abantu bakuru arusha gusubiza. Nibaza rusange ubu ngubu umuntu utakuze avuga ko ukunda iki, wanga iki, kwere ku byo wanga? Ibyo kurya ibiki byose usibye ya sena wavuze wanga y'ubujura, byo ngibyo bikuyemo. Umuntu avuga ko iki kintu kikubangamira ari iki? Ikintu kimbangamira ntabwo umuntu uca intege. Umuntu uciye intege rwose ntanamwanga nawe burundu. Ugakunda iki? Akunda umuntu unshyigikira mu bintu byanjye byose. Uwo muntu ndamukunda iyo anshyigikiye. Hanyuma abantu bose ni nk'icyo babisabira amagingo aya ngaya? Nabasaba, niba uzi ko uri umubyeyi kandi ufite umwana, niba ikintu yifuza kuba intumbero afite, numva ko wamushyigikira, sibyo? Ukirinda kumuca intege, ahubwo ukamufasha mu bintu byose arimo yifuza cyangwa yumva ko mu bitekerezo bye ari byo biri kumuzamo. Nk'ubu njyewe niba mvuze ngo mfite impano yo kuba nakina ayo makomedi n'ayo mafilimi, ngomba icya mbere nabanza nkabiganiriza ababyeyi kuko ntabwo ndafata indangamuntu ku buryo nabyigenda, kandi nabo batanshyigikiye sinakabaye ndahangaha kuko ndatekereza ko batanshyigikiye nta nubwo banyemerera ko mvuga. Hanyuma hari abantu bakina filime na komedi bakunda gusanisha biriya bintu mukina n'ubuzima busanzwe. Biriya bintu abantu bavuga ko ibintu mukina n'abyo mugabwe mukora basobanurira ko biba bimeze. Akenshi hari igihe nk'ubu ngubu ntabwo wavuga ko wagiye gukina seni yo kwiba ngo bavuga ko usanzwe wiba, ariko hari ukuntu bajya mukina seni mugakina nka seni wenda yo guterera. Hari abantu rwose baba babikina no mu buzima busanzwe basanzwe babikora. Ayo maseni yo gutereta no kwiba ngiye kenshi sinjya mbigaragaramo, ariko ibintu byo gusetsa ngiye n'ubundi ndabisangamo. No mu buzima busanzwe bwagwiye mpamvu ngo wadusetsa abantu badukurikiye bagaseka. Hanyuma n'ubundi n'ibyo byari bikurikiyeho, urabona umuhanzi iyo tumutumiye atwibwira mu kuririmba akatuha akapera, none ubu akapera yawe ugiye kudukubita niyo kudusetsa. Akantu nababwira mbabwire mutwe naba narakinye cyangwa naba naragize kera nkiga muri senior 1 kuko ubundi senior 3 hari agakomedi nakinye ku ishuri ndi radio. Natekereza nawe ukuntu umuntu yaba ari radio kumva ni ibintu bitoroshye cyane. Urabona hari umuntu twari turi kumwe namwitaga umuviye nyine namwitaga papa. Yajyaga rero akora akantu k'agatenda agashaka kurya abantu amafaranga ku buntu. Akababwira ati mfite radio international iri mu rugo, ngiye radio yanjye imeze nk'umuntu. Akaza rero
akaba arambwira ati tugiye kurya umuntu amafaranga, nkaba nisemeye icyo ashatse kuvuga sibyo, agahita ambwira ati naza ugura ahita ukora bya bindi. Ubwo yaza rero nahitaga mpagarara nk'irobo, wenda for example nka twaramuryaga yangeza imbere nkaba ndamutorotse ndigarukika ntacyo yaza amubwira, radiyo yayimuhaye. hanyuma twavuga ko ifi urarize, ifi byo mu mazi indi urarize, hanyuma n'amashu nawe urayari. Amashu hanyuma barya izi mboga. none uramvugira uti ifi irishwe ishu. Ifi irishwe ishu iki? Ifi irishishwe. Subiramo. Ifi irishishwe. Uravuga uti ifi irishwe ishu. Ifi irishwe ishu. Ifi irishwe. Gerageza. Ikizamini cyansize. Gerageza nyine tuvuge ngo ifi irishwe ishu. Neza ko njye mbivuga. Mvuge gake. Oya. Ifi irishwe ishu. Ifi irishwa ishu. Ngaho ihutisha. Ifi irishwe ishu. Hanyuma hari abagabo ugiye kutubariza n'ababazirikiye hari ahantu avuga ati mwabagabo mwe aho bahababoheye. Mwabagabo mwe aho babahaboheye. Bagize? Babahaboheye. Mwabagabo mwe aho babahaboheye. Uragerageza vuga uti isha y'umushisha yashishotse icuritse ijosi. Isha y'umushisha yashishotse icuritse ijosi. Ishotse icuritse ijosi. Hanyuma nakeka ari ibyo ngibyo byose uragerageje, tunagushima ku kiganiro cyiza ugiranye natwe. Ubutaha nitugukeneye uzaboneka. Murakoze namwe. Tugana ku musozo none n'icyo bakasubira aba. Nabasaba icya cyane nahoze mvuga, umuntu niba yiyumvamo ikintu ugerageza umufashe bitewe n'ikintu arimo ashaka mu bitekerezo bye afite. Icyo nasaba umuntu uwo ari we wese ni ugufatanya ndetse no gushyigikirana, ku buryo nk'ubu niba mfite iyo mpano n'undi afite indi tugashyigikirana mu mpano y'undi, n'undi agashyigikira indi nyine gutyo. Gufashanya muri make. Yes, gufashanya muri make nicyo kintu ashorejeho. Nizere ko namwe aho muri hose ibi ngibi ariyo mpanuro mutahanye. Twaganiriye nawe ibiganiro bitandukanye, mu kiganiro cyiza twagiranye nawe, nizere ko nawe cyakuryoheye. Hanyuma dusoza wababwirira bagakora subscribe kuri Day to Day kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kuzajya. Mukore subscribe kuri Day to Day, mukore no kunzogera kugira ngo ibikorwa byacu bijye bihageraho cyane. Urakoze cyane. Nawe urakoze.